Hello everybody, hope you are well. I'm your teacher Diogen, and I think that everyone is doing okay there. Today I'm going to teach you a very important lesson that is called connectors. What do we mean by connectors? Connectors are the words or phrases that we use to connect sentences, to connect ideas, to connect paragraphs, and someone who is using connectors in speaking or writing is a good speaker and a good writer. So connectors make speaking and writing more organized and smoother. I just want you to be with me today, and you start practicing these connectors when you're speaking, because when you're using connectors, you are the one who is using polite English. When you use a connector, that is very good English. And at the end of this video, you'll have the widely information about how we can use connectors in everyday situation. When you use connector, people will understand that you're using correct English, polite English, you are speaking English more organized, you are speaking good English. Uyu munsi muri video y'uyu munsi ngiye kubigisha ibintu twita connectors. Connectors kubera iki ari ingenzi? Connectors dushobora kubyita nk'ibyungo, yego mu Kinyarwanda. Ibyungo ariko biri somehow advanced. Ibyungo dukoresha kugira ngo umuntu uri kuvuga akoresha ibyungo biba bimeze neza cyane. Ibyo byungo rero turabibona muri ino video, kandi uko wandika uri gukoresha ibyo byungo, abantu bajya bandika ama text cyane cyane composition, abantu bajya bandika nyine imyandiko, abantu bajya bakenera kuvuga, biba byiza iyo ukoresha connectors. Iyo uvuze ukoresheje connectors uba uri kuvuga icyongereza cyiza, cyane cyane iyo uzi kuzikoresha neza. Uyu munsi nabahitiyemo connectors z'ingenzi ushobora gukoresha kandi ibintu byose bikumvikana neza, umuntu akumva ko umuntu akumva ko uri kuvuga icyongereza neza. Rero muze kubana nanjye urangize ino video nuko utangira ukoreshe zino connectors neza. I will start with what we call from then on. Do you know from then on? Maybe you don't know what is meant by from then on, but from then on means from a specific time in the past to continue in the future. From a specific time in the past to continue in the future. If you are saying something that happened from a specific moment in the past to continue in the future, you did have to use from then on, kuva icyo gihe. Niba ujya uvuga ngo kuva icyo gihe, ukeneye gukoresha from then on, kuva icyo gihe. From then on. Ushobora kuvuga ngo I started reading books. From then on, my English improved. Natangiye gusoma ibitabo. Kuva icyo gihe, icyongereza cyanjye cyariyongereye. I started reading books. From then on, my English improved. Natangiye gusoma ibitabo. Kuva icyo gihe gukomeza, icyongereza cyawe cyariyongereye. Hari ikintu wakoze ukaba uvuga ngo kuva icyo gihe gukomeza byagenze gutya. Aho niho ukeneye gukoresha from then on. Ukeneye gukoresha from then on uri kuvuga ngo kuva icyo gihe gukomeza. From then on. I can say that she insulted me. From then on, I never talked to her again. Yarantutse kuva icyo gihe sinigeze nongera kuvugana nawe. Yarantutse kuva icyo gihe sinigeze nongera kuvugana nawe. She insulted me, and from then on, I never talked to her. Yarantutse kuva icyo gihe ntabwo nigeze nongera kuvugana nawe. Nawe hari ibintu biri kuvuga ngo kuva icyo gihe sinigeze. Nshobora kuvuga ngo naratsinzwe, kuva icyo gihe nakoresheje imbaraga. Wavuga ngo iki? I failed, and from then on, I worked harder. Naratsinzwe ariko kuva icyo gihe nakoze cyane. Nawe hari ikintu uri gupanga uvuga ngo guhera icyo gihe koresha from then on, bivuze kuva icyo gihe gukomeza. Iyo ni first connector twita from then on, cyangwa se kuva icyo gihe gukomeza. Ugikoreshe mu buzima bwa buri munsi, mugiye kuvuga ikintu cyabaye kuva icyo gihe gukomeza, then it will be better than how you are using other connectors today, where you are saying something that happened from a specific moment in the past to continue in the future. The second connector is what we call at the outset. What do we mean by at the outset? At the outset means at the beginning, ku ntangiriro. Iyo tukuvuga ikintu ku ntangiriro ukoresha at the outset. At the outset means at the beginning. Ushobora kuvuga ngo at the outset the teacher introduced the topic. Ku ntangiriro mwarimu, yasobanuye topic. At the outset the teacher introduced the topic. I can say at the outset I thought that life was easy. Mu ntangiriro naketse ko ubuzima bworoshye. At the outset, bamwe muri mwebwe meze kimwe, wenda mu ntangiriro mwaketse ko ubuzima bworoshye. At the outset I thought that life was easy. At the outset, the project was so difficult. At the outset, ku ntangiriro, projet yari igoye cyane, was so difficult. At the outset of my job, ku ntangiriro z'akazi kanjye, I was so nervous. Nari mfite ubwoba. But today, I'm so confident. I'm not nervous. At the outset, bivuze at the beginning of something. Iyo ushaka kuvuga at the beginning of something, please make sure that you use at the outset. Koresha at the outset kuvuga ngo mu ntangiriro, at the outset. At the outset ni connector nziza kuko ntabwo wahora uvuga ibintu bimwe uvuga ngo at the beginning. Ushobora gukoresha at the outset, cyane cyane ko uko dukoresha zino connector ndi kubabwira ariko icyongereza cyawe
cyumvikana neza kurusha ko wakoresha iyindi connector. Nawe hitemo iz'ingenzi. Nawe rero make sure that you apply these at the outset. Iyo turi kwigisha abanyeshuri ba online, twigisha buri munsi, tubigisha ibintu biri international, ibintu nyine ushobora gukoresha umuntu wese akabyumva kandi bikumvikana neza. Hari ibintu ushobora kuvuga bikaba ari confusing umuntu, ariyo mpamvu iyo turi gutanga amasomo ya online courses dutanga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, ndetse na bamwe biga muri weekend program, tubahereza izo content ziri important today, zifite umumaro uno munsi muri modern society, muri society y'uyu munsi iteye imbere. Another connector that I want to continue with is what we call coupled weave. Coupled weave. Coupled weave. Do you know how to use coupled weave? Coupled weave means combined weave. Combined weave or together weave. Hamwe na coupled weave. Ushobora kuvuga ibintu bibiri bibyara ikintu kimwe, nibwo uri kuvuga ngo hamwe na. I can give you an example. Patience coupled with hard work leads to success. Gukora cyane byongeyeho no kwihangana bigeza umuntu ku ntsinzi. Coupled weave. I can say his answers coupled with confidence impressed interviewers. His answers coupled with confidence impressed interviewers. Ni ukuvuga ngo ibisubizo byiwe biri hamwe n'icyizere yari yifitiye by'impressinze cyangwa se umuntu ari kumubaza muri interview. Okay, yarabyumvise aravuga ati wow, byabakoze ku mutima, bivuze ko ashobora kuba yarabonye akazi. Mu gihe uri kuvuga ngo hamwe na, ikintu ushaka kuvuga ngo hamwe na, biba byiza ukoresheje ngo coupled with. Coupled with. Nyandikira muri comment ibintu bibiri bishobora kubyara ikintu kimwe cyaza kugeza umuntu ku kintu runaka, cyangwa se bishobora no gutuma umuntu fading. Yes, birashoboka. Niba ushobora kuvuga ibintu bibiri iyo byiteranyije bigatuma umuntu failing, ushobora gukoresha coupled with. I can say fear coupled with poor education reduces performance. Byumvikana se umuntu ufite ubwoba kandi akaba atarize, bituma performance wenda y'akazi igabanyuka. Fear coupled with poor education reduces performance. Nawe ushaka kuvuga ibintu bibiri runaka bikora ikintu kimwe cyangwa se bituma hari ikintu bigeraho, ushobora gukoresha coupled with. Tangira ukoreshe coupled with today. Start to use coupled with because coupled with is one of the most important connectors we have in English today. Coupled with means combined with or together with. Another connector is what we call however. However, we use however to show a contrast cyangwa se itandukaniro. Ni nkaho ari imbusane, ikintu kibaho kibi hagati habaho ikindi kintu runaka. None se nawe imvura ari kugwa ariko barakomeje barakina, nko kuvuga ngo nubwo bwose. However ushobora gukora nk'indi twita on another hand, kuko nabyo ushobora kubikora. Ushobora kuvuga ngo living in the city is so exciting, on another hand it can be stressful. Kuba mu mujyi ni byiza birashimisha, ariko ku rundi ruhande bishobora kugira ute, bishobora kugustressa, nyine bishobora kuba bistressa. Yes, rero however tuyikoresha turi kuvuga nubwo bwose. He has money, however he looks poor. Afite amafaranga ariko agaragara nk'umukene. Nubwo bwose afite amafaranga agaragara nk'umukene. Nubwo bwose afite amafaranga agaragara nk'umukene, niho wakoresha however. Nubwo bwose umuntu iyo afite amafaranga agomba kuba agaragara neza. When you have money you have to look good, but this person is looking like a poor person. That's why we say he has money, however he looks poor. Agaragara nk'umukene. Rero iyo dushaka kuvuga ngo nubwo bwose dukoresha however. Tangira ukoresha however. Urumva atari byiza gukoresha however nubwo bwose. Ibintu byose ukora, byose ugerageza kuvuga, urumva uri gukoresha however uri kuvugana n'umuntu yabyumva neza. Ese ni nk'umwandiko wanditsemo ukoresheje no connector however, ibintu byakumvikana neza cyane. Nubwo bwose. Nubwo bwose ukoresha ngo however kukwerekana itandukaniro se cyangwa ikinyuranyo. Kuko ibintu bigagombye kuba bimeze siko bimeze. I had a heavy work, however I came at school. Mfite akazi kenshi cyane ariko naje ku ishuri. Undi umuntu afite akazi byashoka ko wenda yabuze uburyo ki, yari kubura uburyo cyaza, ariko nubwo mfite akazi kenshi naje ku ishuri. However rero yerekana icyo twita contrast cyangwa se itandukaniro. Another connector is what we call as soon as. We use as soon as to talk about something happens immediately after another thing, another action. Nyuma y'ikindi gikorwa bikiba ako kanya. Ushobora kumbwira ngo as soon as I arrive at home I will call you. Nkigera mu rugo ndaguhamagara, bivuze ngo will not take a long time. Nta gihe bizafata utampamagaye. Nkigera mu rugo leta nguhamagara. Yatangiye kurira cyumva amakuru. Wavanga iki? She started crying as soon as heard the news. Acyumva amakuru yatangiye kurira. Okay? Nuri kuvuga ikintu ngo ako kanya kikeba, koresha as soon as. We use as soon as to talk about something that happens after another action, but immediately. Ako kanya nta mwanya uciyemo. As soon as I arrive in the city I will come to visit you.
As soon as I live in Rwanda, we come to visit you. Nkigera mu Rwanda nzahita nza kugusura. As soon as she sends me money, I will send it to you. Akinyeza amafaranga nzahita nyakohereza. As soon as she sends me money, I will send it to you. Akimpa amafaranga ubwo nanjye nzahita nyaguha. Ucya ako kanya rero hatarashira umwanya munini nibwo dukoresha as soon as. These are important English connectors that you can use when you're trying to speak good English, because you're going to make your English sound so good and the people are going to be convinced with you you're speaking. Also, when you're writing, you need to use these connectors to connect your ideas, to connect your sentences, to connect your paragraphs, because this one is going to be more organized and this method, as I told you at the beginning of this video. So let me hope that you have subscribed on our YouTube channel, and I hope that we'll be together in other videos. Abanyeshuri bashaka kwiga online mu masomo ya online aba buri munsi guhera kuwa mbere kugera kuwa gatanu, tukaba dufite na weekend program. Batwandikira kuri nimero ibiri aho ngaho kuri screen. Twigisha mu buryo bwiza bwa Google Meet aho mwarimu n'umunyeshuri baba bari kurebana, kandi ukabaza ikibazo ushaka. Mwarimu aba ari gupresentinga screen, ureba ibyo yandika kandi munarebana kuri video. Mwatwandikira tukabiganiraho, then tukiga runo rurimi ruri kugenda rufata isi, kandi biragaragara ko turukeneye cyane. Niba turukeneye cyane rero mureke twige, birashoboka. Ni mu buryo dukoramo discussion online, ni mu buryo dutangamo zino grammar structures n'ibindi. Mutwandikire dutangiye twiga. Then thank you, I really appreciate.